ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ibirebana n'insengero abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'imwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika niba munyemera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari muzabitekerezeho mwebwe muzabitekerezaho mubikore jye mfite inyambo ndazitunze ndishimye uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba njye nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi none se ntufite uko communicating na leta mwe muzabikurikirana ibyo birabareba Next, Bloomberg. Thank you, Mr. President.